Bakunzi ba Rwanyonga TV, twongeye kubasuhuza. Muraho murakomeye. Natwe turaho kuri Rwanyonga TV, turashima Imana. Nk'uko bisanzwe rero, turi ikinyamakuru kibasha kugerera rubanda hirya no hino, kibasha kugerera buri wese aho atageze, kikaza kibaha amakuru cyangwa se kikabaha amakuru ya nyayo, kuko gihari ku bwanyu. Murakoze kudushyigikira rero, mudufashe mukore subscribe, mutange share na comment, maze tubashe gukomezanya. Buri kimwe cyose rero kizajya kinyura kuri Rwanyonga TV, igihe wakoze subscribe uzajya ubona notification cyangwa se amamenyesha yuko, ikikumenyesha yuko hari inkuru cyangwa ikintu runaka kigeze kuri Rwanyonga TV. Nk'uko mubireba rero mu mashusho, uyu mwanya murabona abaturage, mu by'ukuri ni abaturage, ni Abanyarwanda. Urabona bamwe baratekereza, abandi urabona ko hari abari kure. Tutabatindiye rero, aka kanya turi Musanze, mu karere ka Musanze, ahabereye iterwa ry'ibisasu. Mwagiye mubyumva wenda uko biri n'uko bitari, ariko uyu mwanya turahari kugira ngo musobanukirwe. Ntihagire rero wumva ko hari igikuba cyacitse, nta gikuba cyacitse. Nibyo koko ibisasu twagerageje kugera aho byatewe, ntabwo ari ibisasu byinshi, ntabwo ari ibintu twavuga ngo igikuba cyacitse, ni nk'abajura, niko mbibona. Ngira ngo muraza kubibona ku mashusho ari hano. Murabona mwenda mu ishyamba, murabona hagiye hacukuka, ibiti byaguye. Nibyo koko Rwanyonga ihari ku bwanyu. Nk'uko mubibona rero, hari ahacukutse hano, hari ahagize gute, ariko nubwo iryo terwa ry'ibisasu byaguye, turabona ibiti hano byarimbutse cyangwa se byaguye. Nubwo iryo terwa ry'ibisasu ryabayeho, ariko turashima Imana mu by'ukuri ko nta buzima bw'abantu bwigeze bwangirika, uretse umubyeyi umwe wakomerekeye mu ishyamba, ko niho ibyo bisasu byaterwaga. Nabwo ntabwo ari ibintu rwose biri grave, ntabwo ari ibintu twavuga ngo inka yacitse amabere. Ni nk'uko n'ubundi n'umuntu yakomereka, yatsitara agakomereka. Ibi rero twabyita nk'iki? Twabyita nk'iterabwoba cyangwa se gukangakanga, kuko ari utera ibyo bisasu ntiyagaragaye, ari utera ibyo bisasu ntacyo yabivuzeho. Urumva ni nka kuko duhuje cyangwa se twegeranye n'umupaka wa Congo, twegeranye n'igihugu cya Congo, hano mu karere ka Musanze, mu Kinigi. Nta bintu bikaze rero cyangwa se ibirenze. Banyarwandakazi namwe bari hanze y'urwo Rwanda, mutaza kugira ngo igikuba cyacitse, mutaza kugira ngo ibintu byacitse byakomeye. Twe twagerageje kuhagera nka Rwanyonga TV, amashusho yo muri kuyabona, nta byangiritse uretse nk'icyo giti muri kubona. Hanyuma hari n'akabari byagerageje gusatira. Ako kabari ni inzu isanzwe, ariko ntabwo yasenyutse. Cyakora nk'ibirahure byo mu madirishya byagerageje kuza kumeneka. Nta buzima bw'abantu rero rwose bwahagendeye. Turashima Imana kuri icyo kintu. Hanyuma ikindi twongera gushima, turashima rwose bivuye ku mutima ingabo z'u Rwanda ko mu kanya gato gashoboka gato, niyo mvuga ngo mu kanya gato gashoboka, mu byumve, zari zihasesekaye n'intwaro zabugenewe zibyambariye. Bantu banjye, bantu mutabashije kubona izo ngabo z'u Rwanda uburyo zatabayemo, uburyo zahagezemo, aba baturage ndakubwiye ngo baraha ibyo bisasu byatewe, ariko baratuje, nabo ubwabo barabyivugira. Baratuje, ingabo z'u Rwanda zahageze, ziri kuhakontorora. Rwose ayo mashyamba ingabo z'u Rwanda zuzuyemo, mu baturage nta kibazo na kimwe gihari. Hataze kugira rero abababeshya cyangwa se bakaba babaha amakuru atariyo.
hari abantu barema, hari abantu bahimba, hari abantu bakabya, hatagira uwabeshya twebwe duhari nka Rwanyonga TV. Uyu mwanya twibereye kuri tere, turi kuganiriza abaturage, bari kutubwira buri kimwe cyose, bari kutubwira kandi tukanumva imvamutima zabo, gusa nk'ibintu bitari bisanzwe, nk'ibintu bitari bimenyerewe mu gihugu cyacu, ntabwo abaturage bo ntibabura kubyibazaho cyangwa kubitekerezaho. Ka kabari rero ni aka ngaka muri kubona, ngira ngo murabona ko inzu nta kibazo ifite, uretse turiya turahure gusa two mu madirishya twamenetse, ariko nta muntu wahasize ubuzima, yemwe nta n'inkoko cyangwa irindi tungo ryahasize ubuzima, uretse iki giti mureba n'impande yacyo byagerageje kwangirika. Gusa inzego z'umutekano zacu zirahari, nk'uko nabiberetse. Uyu ni umwenda, uyu mwenda rero ni uwa wa mubyeyi wagerageje guhunga cyangwa se kwikanga kugwa igihumure, akomerekera hano, ariko ubu akaba ari kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi mu buryo rwose bukwiye, mu buryo bufatika. Uwo mubyeyi twamwiboneye, ntabwo ari ibintu biri grave, nk'uko nabibabwiye. Tugerageje kuganira n'uyu mumama, atubwira uburyo byagenze, we aranahegereye cyane rwose. Nk'aba bahari bahadutanze kurusha rwose, turaganira nabo, turagerageza tuvugane nabo. Twagerageje kandi kubikora, ari umumama, ari umupapa, ari umukecuru, ari umusaza, ari umwana muto, bose twabagezeho, twabaganirije, imvamutima zabo turi kuzumva. nta bwoba, nta gihunga rwose bafite. Byabaye koko, nibyo. Kuba byabaye rero ntabwo bivuze ko isi yacitse, ntabwo bivuze ko ibintu byadogereye nk'uko twahoze tubyumva tutaragera hano Musanze mu Kinigi. Ariko mu by'ukuri wabikoze uwo ari we wese, ni ba bandi nyine, za nkorabusa ziba zigamije gutesha umutwe. Ibi njye mbyita gutesha umutwe, gucokoza. Kera abana hari igihe babaga bateranye, hakabamo nk'umwana ngo wiyenza, akajya yiyenza no ku bamurusha imbaraga, bizi ko bamurusha imbaraga, gusa kugira ngo abateshe igihe, habeho utwo dukino rero. Twebwe nk'igihugu cy'u Rwanda ntabwo tudukunda. Ndabivuga nk'umuntu uvugira Rwanyonga TV, ntabwo mvugira u Rwanda, ariko n'u Rwanda naruvugira kuko ni igihugu cyambyaye, ni igihugu nakuriyemo. Umuntu uwo ari we wese uzaniye imikino, umuntu uwo ari we wese ufite utu tuntu tw'udutekerezo two kuza gucokoza cyangwa se gutesha umutwe Abanyarwanda n'u Rwanda. Nk'iki giti, twe tuzi akamaro k'igiti. Mu by'ukuri nk'ubu uyu muntu abonetse n'iki giti dufite, sinzi uburyo yasobanuramo ko ibidukikije we ntacyo bimubwiye. Nibyo navugaga nyine, n'iza nkorabusa, ni ba bantu baba badafite iyo bava, kuko ubaye uzi iyo uva ntiwamenya, ntiwaguma kwangiza igihe gutya, waba unazi iyo ujya. So rero igihe umuntu atazi iyo ava, ntamenye iyo ajya. Ibyo turabizi. Banyarwanda, banyarwandakazi, muhumure, mutekane, mugire amahoro, mwishyushywe imitwe n'ibyo mwumva hirya hino gute. Twebwe ibi ngibi, wenda iyi nzu nayo yagerageje igisasu ubundi kiba ari ikintu ababizi kiremereye. Iyo cyituye ahantu, ibiri iruhande rwaho bishobora kwangirika. So rero turashima ingabo z'u Rwanda, turashima leta y'u Rwanda, turashima abanyarwanda ko mufite imyumvire mizima. Turashima abanyarwanda. Mu by'ukuri twe twagerageje kwigerera hano mu Kinigi, tuganira n'abanyarwanda. Barakomeye pe, baratuje, bameze neza. Ibyo byose ntacyo byabatwaye. Nicyo dushimira rero, intambwe imaze guterwa ku munyarwanda ndetse n'umuyobora.
ni ukuri tumaze kugera ahantu hakomeye, tumaze kugera ahantu hashimishije twiyubaka, tumaze kugera ahantu hatagerwa na buri wese. Reka mbabwize ukuri, njye nageze mu Kinigi nzi ko ari ibintu isi yashize nk'uko nabyumvaga, ariko nejejwe no gusanga abanyakinigi, no gusanga abanyarwanda, no gusanga abayobozi, no gusanga inzego z'umutekano, bose bari maso, bakomeye, nta kibazo. Murakoze rero bakunzi ba Rwanyonga TV, mukomeze mukore subscribe, tubashe gukomezanya, haba uyu munsi ndetse no mu yindi minsi, ibigiyeho byose, cyangwa se ikigeze kuri Rwanyonga TV cyose, dukomeze tukibagezeho, kandi tubasezeranyije ko tuzabagezaho inkuru ukwiri, nta makabya nkuru. Murakoze rero, mwakoze kubana natwe, mwakoze namwe baturage cyangwa se batuye akarere ka Musanze, ndetse by'umwihariko hano mu Kinigi. Murakoze, mukomeze mukomere, tuzi neza ko ibi ngibi nta rwose ntihagire uza kujya kure, inzego z'umutekano zirahari nk'uko mwabibonye, tugira ikintu bita imbangukiragutabara, ariko inzego zacu z'umutekano zo zirarenze, sinzi uko nazita, kuko mu kanya gato gashoboka mu by'ukuri wibaza utese iki kintu kibaye bari bahari. So rero dushimire inzego z'umutekano, abayobozi bazo, ndetse n'abayobozi b'igihugu bacu, murakabyara, murakoze, Imana ibahe umugisha. Bakunzi ba Rwanyonga TV, namwe naho butaha, ciao ciao.